Ndabasuhuje kandi mbifuriza kugubwa neza. Nizere ko mumeze neza rero nkuko musanzwe mubizi ni byinshi kandi byiza biba bibategereje. So guys, rero nta mpamvu yo kwizimba mu magambo, tugiye kurebera hamwe hanze aha ku kibazo cy'inzaratsi mana we telefone umuntu akampamagara ajya kumva ngo Brenda rwose kiyo umugabo wanjye yarananiye ariko ndashaka kuba nagira gutya na gutya bikagenda ukunuko. Mwabagore mwe wenda mutaza kunyumva nabi ndetse n'abagabo mbare bihangane mukurikirana no video mumashe kumva ukuri kuba mu nzaratsi, sibyo? Ntabwo duhakanye ko zitabaho, zibaho cyane. Ugasanga umuntu yarajunjamye ariko se nka buriya wanezezwa nuko umugabo wawe umubona ajunjamye atagira ijambo mu bandi, ari wa mugabo ubwira ngo jya kuryama, ari wa mugabo ubwira ngo kora iki? Uwo yaba ari umugabo koko mwabana? Umugabo yaremwe mu mategeko, sibyo? Ubundi tujye dutwarwa n'isi tujye tunibuka n'iby'Imana yavuze cyangwa yakoze. Niba yaremwe mu itegeko agomba kubaho mu itegeko, siko bimeze? Ntabwo rero ugomba kumva ko agomba kujya munsi y'ibirenge byawe, ntabwo byakunda mugore. Igihe cyose umugore ahora ari umugore, igihe cyose umugabo ahora ari umugabo, kabone niyo yaba ari umugabo umeze utese, aba ari umugabo. Aba ari umugabo. Icyo nicyo kintu cya mbere ugomba kwanza kumenya. Ikindi ugomba kumenya yuko yaguhisemo kandi nawe ukamwemera mukabana, utitwaje impamvu yari yose yatumye umwemera ngo mubane. Nta muntu wigeze ugufasha kubihitamo, ahubwo banza urebe uvuga uti kuki umugabo wanjye ari ingare. Niba koko hariho umugabo w'ingare, sinzi ko umugabo w'ingare abaho ariko buriya gusa nyine hariho n'abagabo badashobotse agafifi bameze ukuntu. Ariko nanone nibo tugiye kugira ngo twigishe muri iyi video tubashe kubumvisha ese koko inzaratsi zibaho. Ese ushaka guha umugabo wawe inzaratsi wamuhiza imeze gute kugira ngo byibura ntaze guhura n'ibindi bibazo byinshi? Kubera ko hanze aha hari igiti bita ngo umukunde, sibyo? Umukunde nawe urabyumva n'izina yacyo ukuntu gisobanuye. Umukunde, umwifuzo, guhora kwifuza, umukunde kugukunda, umwifuzo guhora kwifuza, umusange guhora gusanga, siko bimeze? Ibyo bituko ari bitatu wenda ningira kuza kubona umwanya ndibuze kuyasobanurira, kuko buriya akeshi na keshi hari igihe twebwe ubwacu dushobora kwivura bitewe wenda n'impamvu runaka, kuko turabizi neza ko ushobora kurwara malariya, sibyo? Malariya ukaba utabonye amafaranga yo kujya kwa muganga ngo ugure kwa ritemu. Hari ibyatsi tugenda tugasoroma kandi ibyo byatsi bikatuvura, siko bimeze? Turabizi ko turwara inkorora byaba ngombwa ukagenda ukisoromera ibyatsi ukabihekenya cyangwa se ukabiteka bikagukiza. Ibyo byose rero buriya n'umugabo ubona ko wenda ari ufite ikibazo muri urwo rugo, hari ibyo dushobora kumukorera kandi bidashobora kugira icyo bimutwara, ariko kandi mugakomeza mukumvikana nk'abantu, nk'umuntu ariko ugamije kugira ngo umuryango ntutandukane. Ntabwo twebwe ibyo tubibigisha ko hari izindi nyungu tubifitemo, ariko hari ubikora mu rwego rw'inyungu ze. Umugabo murindagize, umugabo muyobore ku mitungo, umugabo niba yarabyaye umwana hanze cyangwa abana hanze bamuceho. Hariho abagore bameze gutyo, ugasanga umwana umugabo yabyaye hanze aheruka urukundo ise atarashaka. Ise yamara gushaka ukagira ngo umwana baciye ukubiri, ntabwo umwe akiri se wundi, undi ntakiri umwana wundi. Kubera iki? Bya byatsi mugenda mukabaha mwavanye muri abo bapfumu banyu mukabizana mukabibaha bikabarindagiza, kandi koko ni nacyo kintu ubugamije. Abagore rero bajya mu bapfumu, abagore bakoresha izo nzaratsi, kuko twatangiye babwira ngo baramamagara ati waturangira twabigenza. Njyewe ikintu ngamije ntabwo ari ukugira ngo senye, ahubwo kugira ngo nubake. Kubera ko akenshi iyo ukoze ikintu nk'icyo ngicyo, abagore benshi muri iyi si uburyo mwarindagije abagabo banyu, uburyo umugabo atacyumva, uburyo umugabo niba yari afite undi mugore asigaye ari we wenyine yitaho kandi ubizi neza ko afite undi mugore. Ayo maraso y'uriya mugore azakubazwa, amaraso y'abari abana azakubazwa.
ubu umugabo wawe wamaze kumurindagiza ntakitekereza ko yanabyaye n'umwana hanze. Abawe nibo batoni, abawe nibo bana be, ariko kandi ujye wibika ko ayo maraso atembera mu bana bawe. N'uriya yabyaye hanze uri gutuma atitaho, nawe niyo atemberamo. Ikindi kandi nujya kugira nabi uzajya wibuka yuko uyu munsi ushobora kugirira umuntu nabi kandi ejo akaba ariwe uzabasha kumukenera mbere y'uko agukenera. Bishatse kuvuga ngo rero byanga byakunda ukwiriye kwiga kugira neza, ukwiriye kwiga kwihangana. Ese mbere y'uko uvuga ko umugabo yakunaniye, wowe warashobotse, wowe wamubereye umwana mwiza, wamubereye umwana mwiza? Niba utaramubereye umwana mwiza, se kuki wumva ko ari wowe wakunaniye? Kuki yaba atari wowe warananiranye? Kuki yaba atari wowe waba ushaka gufata inshingano zo kuba umugabo ngo we ngabe umugore? Hariho abagore muba mushaka kugira ngo mukandamize abagabo banyu bagiye munsi y'ibirenge byanyu. Muhore mubayoboza inkoni y'icyuma, muhore mubabwira jya kuryama, ca hano, urataha asanga saa 2 nuzirenza ntabwo uraba ukigeze mu rugo. Ugasanga umugabo aragize saa 1 n'igice, niba ari n'icupa yanywaga agahita ariko tumira vavo, ntasanga umugore yakinze. Ubwo urumva ngo akiri umugabo aba yamaze kuba umugore. Rero mw'abagore mwe, twige kuba abagore bazima, twige guca bugufi. Buriya umugabo uko yaba ari inkazi kose, umugabo uko yaba ateye ko ariko kose, iyo abasha kuguhahira, iyo abasha kukwishyurira inzu, iyo abasha gukurikirana abana bakiga, burya uwo mugabo ntabwo aba ari mubi. Ahubwo igisigaye uba ukeneye kumwiga ukavuga uti umugabo wanjye ni iki namukorera kugira ngo ajye mu nzira byibura nanjye ubwanjye nifuza. Kandi uzibuke ko umugabo ntabwo wamushyira mu nzira yawe wifuza 100%, ntabwo byakunda. Ni umugabo nyine aremwe amategeko. Ndabivuga mukansika mukanya mu message ndi bwakiri ni box sindi bona uko zingana. Brenda urabashyigikira nyine. Irere ibi kandi abona abanyamafuti nanjye simbiyobe kandi abanyamafuti. Simbiyobewe. Urumva ngana gutya ntaza amafuti yabo se. Ariko hari ikintu kimwe ukwiriye kumenya neza. Umugabo ni umugabo. Ahubwo noneho iyo umaze kubona ko hari ikintu cyamukoroneje cyangwa se niba uzi ko avuga nabi, mwirinde. Ucabiranya nawe ikize. Icyo gihe umwima amagambo. Iyo uzi ngo umugabo wawe ataha yarakaye agatukana agatongana akagira ate, umwima amagambo ukamwihorera. Yavuga nabi, icy'ingenzi umuha karibu, ikaze, niba ari amazi umushyira muri dushe ukayamuha, ukamubaza amakuru y'akazi, wakumva agiye kuvuga nabi ukamwihorera, ukamutegurira buri kimwe cyose cyo ugomba kubikora nk'umugore cy'umugomba wowe nk'umugore. Ukabimukorera, warangiza ukagira gute, ukamutegereza. Niba waramenyereje kumutegereza akarya yasoza, mukajya mu buriri ukamwihora, kuko uzi yuko iyo uvuze avuga nabi. Noneho rero iyo ushaka umugabo nk'uwo ushaka kugira ngo uzagire ikintu umukuraho cyangwa se umuvugisha kugira ngo abashe kugusubiza, umutega cyagiye nabo bari kugushaka. Ntabwo burya yakubwira nabi. Cyagiye ubona byanze ariko gushaka kubeta, uramubaza ukamubaza buri kimwe cyose washaka kumubaza. Buriya hari umubarije mu mwanya mwiza, kuko hari ikindi kintu nabo bari gushaka. Aragusubiza, akagusubiza neza atagukaramiye, kandi mukagera ku byifuzo washakaga muri ubwo buryo. Rero umugabo ni nk'intare, ariko intare se aba muri parike ntibabana nazo. Tuba tugomba kumenya uburyo tubaguyaguya, uburyo tubafatamo, uburyo tugomba kubihanganira, uburyo tugomba kubereka ko ibyo ari byo byose bishoboka. Erega buriya nawe uko byagenda kose, nubwo yakubwira nabi, nawe ujye kuva ko ari umuntu kandi ko abitekereza. Arabitekereza akavuga ati ko biri rwose nahemutse, navuze nabi, byagenze uku, nubwo wenda ataca bugufi nka gusaba imbabazi, ariko biba bigaragara yuko nawe yagize gute, nawe yahemutse. Sibyo? Rero mw'abantu mwe, hari byinshi duhura nabyo, hari byinshi twirengagiza, hari byinshi tubamo. Buriya ntuzabona umuntu agenda ngo uvuge ngo wamankamera nka runaka. Buriya icyakubwira hari igihe aba yarashize. Hari igihe umutima wowe utarawahafu uramutse umukanze ahita yikubita hasi agahita apfa. Jya umenya ngo buri muntu wese afite agasaraba kiwe yikoreye, ariko agasaraba kawe wikoreye Imana yakaguhaye ibona ko kuko ugashoboye. Imana yabonaga ko uzabinyuramo. Kandi ujye umenya ngo ikigeragezo burya kiragihetse igisubizo. Ikindi kandi ntabwo ikigeragezo gikundwaho n'ikindi. Sibyo?
guhita uvuga uti umugabo wanjye ubwo ananiye reka njye mu bapfumu nshaka ibintu mukorera. Hari igihe noneho bimukorera akaba ikimaramara kirwa giti nkonda cyicaye aho ngaho, kandi byibura yajyaga gutuka akanakubwira nabi, ariko yanabashe no gusimbuka akazana ari amafaranga mukabasha kubona uburyo mubaho mu buzima buboroheye. Ariko kubera bya bindi wakoze bitumye umugabo wawe arindagira abaye nabi. Bishatse kuvuga ngo rero byanga byakunda hari ikintu uba wakoze, mbese ikigeragezo washatse kugikuzaho ikindi, ntabwo bishoboka. Umuntu arihangana. Nta nubwo iyo washatse umugabo hari ukuntu abagore bajya bashaka kubaho mu buzima nk'ubwo bari babayemo mbere bakiri iwabo. Niba nshaka kugenda ndagiye, niba nshaka iki, nta mpamvu yo kumpagarika. Ibyo bintu ntabwo ari ibyo wubatse uba warubatse, ntabwo byanakunda, ntabwo byanaguhira. Kwitegeka bibaho se? Urumva ibyo bintu bishoboka? Ntabwo byashoboka. Icyo nshatse kukubwira rero ni uko byagenda kose ukwiriye kumenya ngo ese ndakora iki koko? Ndakora iki? Biragenda bite? Ese umugabo wanjye ndamutwara gute? Se byose ukabyibaza, warangiza wamara kubyibaza ugafata umwanzuro ukavuga uti uko biri kose ni uko nguko niko byagenze, nta mpamvu yo kwikomplika, reka nshake uburyo ntwaramo umutwaro wanjye neza kandi tuzabana. Ahubwo defo yanyu ndabonye nta kubaka urugo muri iki gihe mufite ibibazo byinshi mutwanye, nta nkomaho ndagenda njye muri ghetto nibereho ubuzima bwanjye, ariko kandi buryo iyo wubatse warubatse. Iyo wubatse uba warubatse, nta mpamvu yo kugira ngo barirwe amazu. Guma mu rugo rwawe urwiteho, umenye uko umugabo wawe umugenza, umenye uko ugomba kumufata, umenye uko ugomba kumugoragoza, kandi azakubera umwana mwiza. Ikindi ukwiriye kumenya ni uko izo nzaratsi zo muvana mu bapfumu burya akenshi na kenshi ntabwo zishobora kuguhira 100%. Niyo wenda wavuga uti uyu munsi zirampiriye ukwezi, amezi 2, umwaka, ariko hari igihe bizakugaruka. Nshuti yanjye. Niyo mpamvu rero uyu munsi none hano ndimo babwira muri ubwo buryo kugira ngo mubashe kumenya no gusobanukirwa byinshi birambuye ku nzaratsi. Ntabwo rero muri iyi video nabisobanura cyangwa se ngo bibabwire byose ku murongo, ariko comment zanyu ni ingenzi, mutubwira icyo twakora kuri iyi video cyangwa se ku yindi video, cyane ko nababwiye umukunde, umusange, umwifuzo. Ibyo biti hari uburyo babikoresha bikaba byabyara bya byifuzo byawe bashakaga kugeraho. So wenda reka tuzagaruke ubutaha tubasobanurira kuri ibyo biti, kuko urabona umwanya wawe mukeya, sinawuvuzeho narondogoye, ariko nanone ababishaka cyane mwandike inbox mutubwire kuri Facebook Itara Brenda, uratubona. Utwandikire comment yawe tubwire niba wenda ibyo bintu mubikeneye cyane. Ikindi kandi comment yawe ngira ngo murabiza wandika comment, jya munsi ukandika comment ukayisigaho, cyangwa se ukanyura inbox abafite za WhatsApp mukatwandikira mukatubwira. So reka tubabwire ngo mukomeze kugira ibihe byiza, kandi Imana ikomeze ibarinde, ibahe umugisha muri byose, kandi ibaho umutima mwiza, ibaho umutima wa kimuntu, ibaho umutima wo kwiyumvamo mugenzi wawe, ibaho umutima wo kugira ubumuntu, ibaho umutima wo gukundana apana kwikunda gusa. Bye rero, ndakunda.